tugusanze ahangaha kwa Miraje wari waje kugira ute? Naje bisanzwe nkuko nsanzwe magenda n'ubundi ni iwacu. Ariko hari impamvu nyamukuru yari itumye uranga. Hari ubutumwa yari yanyohereje bugendanye na ya modoka yari yaramaze kunyemerera. Nubwo nari naje gufata. Tubwire muri rusange nyine ubu butumwa bumeze bute? Ni ubutumwa nyine buzatuma mbasha kubona ya modoka yanyemereye, kuko abantu benshi ndabizi barabizi uburyo Miraje yanyemereye imodoka. Abantu bimbazaga cyane bambaza ati se ko wa muntu akohereje imodoka bimeze gute. Uyu munsi rero nyine yari navuga ko yari yasoje amasezerano ubwo ngubwo. Naje rero gufata ubutumwa nyine, ntabwo yohereje imodoka ariko yohereje amafaranga ashobora gutuma nyine mbona iyo modoka. Oya ntabwo ari ngombwa ko abantu bamenya ngo nangaye, gusa icy'ingenzi ukwiye kumenya ni uko imodoka Miraje yemeye uyu munsi yayikoze. Kuki wenda ataguhaye imodoka nyine se niwe wamusabye ko yaguhera amafaranga kuruta uko yaguha imodoka? Byose twembi twararebye tubona bitakurura ko imodoka iva i Burayi ari imodoka, duhitamo ko twazayigurira inahangaha kuko naho hari imodoka nziza kandi twabonye byanagorana bigatwara igihe kinini. Duhitamo rero uburyo bwo kohereza amafaranga cyangwa se kashi nkazayigurira inaha mu Rwanda. Imodoka urateganya kuzayigura ryari? Guturuka uyu munsi wa none ni gutangira procedure zigira ku modoka, kuko murabizi ko utagenda uyu munsi ngo uhite uyitahana. Bisaba inzira ndende, rero ndazitangira none. Imodoka kuri wowe wumva wifuza ni imodoka bwoko ki imeze ite? Iyi modoka zose zihari kabisa ndi kumva nge ni nziza kuri njyewe. Ni ubuhe bwoko bw'imodoka nyine ukunda? Uvuga nk'irabahe Miss Rwanda ejo bundi nyine ihe wowe wumva utekereza ukavuga ati ngiyi niyo nzakora. Hari marike nyinshi ariko ubwo nge bizaterwa inkurikije uko numva mbega amarangamutima yanjye nzireba gutya imbere yanjye ngo nzahitamo iyo Suzuki se wambwa ya Miss Rwanda cyangwa se Rava cyangwa se bizaterwa. Ntabwo uyu munsi none nahita mvuga ngo niyi. Ubu ngubu wamaze gutegura umushoferi uzayigutwara cyangwa uguze imodoka? Ahubwo ndatanga akazi uwiyaminiye wese azatuvugane ku mwanya w'umushoferi. Imodoka ubu ngubu numara kuyibona hari ibintu bisabwa kuyikoresha, kunywa essence, kugira gute? Ibyo byo ufite ubushobozi bwayo ku buryo imodoka wumva kuba yiguhaye none itazakunanira? Yego ndabafite. Nta kazi tuzifite cyese n'ufite akazi n'abuzima. Nta kazi muzi mfite ariko ibintu byose sundi ntago mwabimenya, ariko akazi karahari ukwanze. Ntabwo nshaka kuvuga ngo ndi nkora akazi kameze gutya, ariko hari amakontra amwe namwe umuntu agenda asinya. N'ubu ngubu ushaka kubona